kari kavuye ku ishuri kananiwe. Okay, nari. Aha. Eki baby. Urinde se? Ndi Anje. Ngonde? Anje shiri wawe. Natinze nagiye hararuguru nsanga harakinze nayenze kuzenguruka ikinazi mu isoko. Iyo najyana negurire umushyitsi ugiye kuza hano mu rugo. Sinari nabikubwiye. Ngahara hari yambwiye ko igipangu ari iki. Baby bite? Sawa, okay, nanjye meze neza ntarewe. Shaso ewa hano wambwiye se we ewa hari igipangu ngezeho kiriho ipironi. Sinzi nimba ariho gusa ko ari wahandangiye ndabona ariko hameze, sinzi nimba ntibeshye nawe. Okay, niho rero ubwo urumva nahageze tu. Yego meze neza nyine. Ubu ndumva nahageze, ndumva naza kukureba. Niba wageze nyine ku gipangu ahantu hari urugi rw'inuse rw'icyatsi. Naho ngaho. Igipangu cyose najya usika kugura akazi. Hari n'amatiyo amanura amazi sha. Bego umubebe. Siporo yangira arikoze kabisa. Siporo yangira arikoze. Gusa ko ndeba yatinze no kungera. Yego ntiyambeshyera. Sena. Ngo se wenda aho na Kigali wabona hari na portail iri hano. Nzi ko ahubwo nayobye mwana. Meze neza. Mwana naragukumbuye. Sinaragukumbuye cyane. Nazuze none wongera. Yego. Gusa nyine cyawe uri kuba cyiza cyane nuko. Arasa ibintu by'isoni kuki ukunda. Nangari cyane. Ntukagira isoni. Urizi ko ngukunda cyane. None se ko rewa heze hano? Mwana ne nayobye hano. Mbese njye naguhamagaye kuri phone, sibyo? Njye naguhamagaye. Sibyo? Naguhamagaye. Birumvikana ushobora kuba wari waje. Gusa telefone yanjye yari yashizemo umuriro, ushobora kuba wahamagaraga bikaba network, ariko ntabwo kari wageze mu rugo. Cyumve ko nagiye no kwitanga. Ntabwo ari hano. Yarashye. Hari budere mu rugo ni hano? Mufite portail ebyiri. Hepfo no. Bebe kuri gusigara?
niba ndatangiye kubahamagara ntabwo nabitaba nabo ku kazi baba urisanga hano ni mu rugo okay dore mama biri mu cyecuru bikajya mu kize baba wanjye uraho neza mwana we muraho neza muraho cyane murakomeye nta mahoro wari umeze neza na iyi ni wa mushyitsi wanjye na okay turaza kuvugana nari bidacyari hano karibu mama yaguhaye karibu hano mu rugo urisanga meze neza nawe urisanga mu rugo hano ni karibu nawe umeze neza yego natwe tumeze neza kurushaho kumbana mwiza yego cyane pe kumbana mwiza cyane ubwo niko nyine biba byagenze ni ukubera urukundo rwinshi amfasha yego ibyo umuntu aba mwiza ahantu hose yego yabwo nyine niko biba byagenze none se mu bundi buzima busanzwe wari umeze neza nakuzanye mu rugo mama wamubonye yego cyane ameze neza kabisa urebye nta kibazo none se bebe wansuye twaguteguriye hari icyo kurya hari n'icyo kunywa ko numva nta kintu ushaka giseriye buri kimwe cyose kabisa ntabwo wabura n'icyo wafata hano mu rugo niyo waba wahaze ariko nyine wagira icyo ufata buriya rero ntabwo dukunda kunywa ibintu byo mu nganda cyane hari amazi arahari hari n'akajise naguteguriye amazi byaba byiza tunywa amazi shuwa nk'uya akajise nagutegurira akajise kameze neza ko numva natekanye muri ngewe kubera iki byagenze bite sinzi ukuntu kumva ameze muri ngewe ushobora kuba ari nk'urugendo wakoze kubera na rino zuba nanjye zuba iyo ndigenzeho cyane mpita numva mu mutwe nameze neza mu mutwe ukanja numva mbese meze nk'umuntu urwaye isereri wese ko bimeze uretse kunyakira sibyo nabanza kukuzimanira kugira ngo tuganire ureba nk'ubu ngubu ntaguha nk'amazi nyine ukabanza ukanywa kugira ngo ukire wumve umeze neza amazi okay nari amazi ubu nta kibazo urakoze ego umukobwa mwiza ibi ngibi twaganiriye ubwo yemeye kumusha umva noneho ibyanjye bigeze ndaje ibindi bintu shawa muhungu we nutankunda ndamenya ko uyu muti udakora shu wihangane ndaje noneho wa wundi bambwiye ko ngomba gushyira kwisiga nkisiga mu mavuta ari nawo bampaye ngomba gushyira mu mazi akenguye ese baby kuri kwivugisha wivugisha bite aya ni akana karyamye nari ndimo nkabwira ngo kongere gasinzire ni karumuna kawe ariko iyi ni karumuna kanjye kari kavuye ku ishuri kananiwe nari aha sha habima uyu muti bamaye uyu ni umukunde ugomba gukunda anje wenyine utagira uwa kabiri ugomba kunkunda buri kimwe cyose wajya urarikira n'umukobwa akaba ari ngewe urarikira ubundi tugakundana ubundi hagashya abazimu bagapfa hanze na wisiga
y'amavuta ako ntacyo reka mfe kwisiga nta telefone reka ntaremo dukeya bebe ibitego no kuri kuvuga hari akana kari hano niba nkabwira ngo gasinzire none ndi kubona kanze gusinzira ariko ndaje humura nta kibazo ko se baby wesha baby nawe rero icyo biranyobeye isuye yagiye ndende rashize iminota 15 twagira ngo amazi mutumye ari kuyakura mu buhinde sure naje asha ndimo kwivugisha naraga watinze cyane none se sho musabe basengera nsohoze kuri kungunda cyane ndakunda cyane yego ubundi niwe musore w'inzozi zanjye nahoze nsengera yego yego noneho wajya no kumusaba kuguhobera ukabanza kubinsaba aya nta kibazo yego kinakuri Imana icyo nafite urakoze sibyo nanga hari ubushyuhe bukomeye cyane uteye ubwoba kabisa niko bitaba ngombwa agapira nagakuba ni ukwihangana ni karibu kandi nyine muryohe mbere naguteguriye nikumva waje ukaboze sho wasomye yanzumye ufite ikibazo yuko nguruka hari ibintu bajya bakora abantu bakundana sibyo banze neza umva musabe basi ntabwo unyizera sibwo nakwizerana none se kuri gukeka ukireka nanjye nazanye amazi kandi n'amazi ariko umuntu aba afite iyi ntuze ikirahure nawe ufite ikindi mugakora cheers none nanjye ntacyo mfite uzana kandi karahure se ndumva n'amazi nshaka basi nyuma sibyo senguka ibyo ndabizi ntabwo gushidikanya nta n'undi ukunda se urabizi ko ntabwo utamemukira hano mu kirasi ntabwo mukira ngo basi reka kumbabaza ntabwo nabikora yes good urakoze cyane ubundi niwe nashakaga ushakaga uretse gato ngira usome wowe wica icyaka uretse gato ngaho banza eko umeze neza ariko amazi yase amazi yaha musimane na n'icyo kurya amazi yaha meza atese ngo ngukisho amazi yaha meza atera nise kuri kumunga aho ufite imbaraga bebe wayiki eko igira hino nise kuri kumunga wayiki ndimo ndabona imbere ndebye imbere nkabona hari ibiceri bya senga bifite n'akantu k'agasiri bebe ubayiki kuramurine ubayiki twagira ngo imbere yanjye ndi kubabona ibiceri bya senkani we yego byagenze bite noneho umutwe mfite uri kubabara cyane mbega umutwe we nese byagenze bite bebe eguka gato nkwereke bebe umutwe umva bebe ubwo ni umunaniro ugeze hano kuko uba warakoze urugendo runini kugira ngo ugere hano uyu mutwe ko ntabwo nari mufite ngongera usome ku mazi buri umuntu yanyweye ku mazi umutwe uragabanuka mbega umutwe we ngongera usome ngacu uyu mutwe ko numva yatarira wumva se nta tunini tw'umutwe ufite oya ariko ubundi urinde uri kubona ndi anje ndira nageze neza shiri bayi cyaka kandi ugeze hano wasabaza turi kamembe nigera uri kunyitiranya nande se jidese ko iki bebe urinde se
Ndi Ange. Ngonde? Ange sheri wawe. Se baby wabaye iki? Shu. Ni njyewe reba. Ni wowe? Yego. Isura ndi kubona se. Uri kumbona monde baby. Kuki umpindukiza ibintu ko bitari bisanzwe? Dore. Ngero wagira ngo. Sheri. Sebite. Ko ndi wagira ngo niwa mudamu uwa mupfumu. Izina rya Yesu. Baby ibintu utangiye ni ibiki kandi? Njye mbonyemo umugore w'umupfumu. Shaka nawe ntabwo nzi ibyawe, ntabwo nzi ibyawe. Ndikurota se. Uri kurota kanguka. Kanguka pe. Dore ni njyewe Ange. Undi? Baby, ukabarira w'imbabazi. Ngo? Ni Ange. Ange se nuwa? Ange? Uyu mugore yaba yampaye ubu ntiwaba urimo ibintu bituma umugabo wanjye mbega umutwe we. Mbega umutwe we. Sheri. Shu. Uriya mugore yaba anyiciye umugabo wese we namwicuza ubu noneho nabigenza. Noneho nk'uko yambwiye yuko yirwa aserera n'umugabo we birirwa barwana noneho yari yanasinze. None arashaka no kunyicira umugabo. Shu. Baby. Yesu wenda pfuye we Sheri. Sheri. Iwe ni mwana mama. Sheri. Yesu ndabigenza ne ndabiteranyerekeza we izina rya Yesu. Ibi ni ibiki?